turi mu minsi cyangwa se tugeze mu bihe ibintu byose byamaze gutatana, ariko nubwo byatatana hari Imana ijya igarura ibyatatanye, hari Imana ijya igarura agaciro, hari Imana ijya igarura ubuzima bw'umuntu. Ariko nagira ngo ubwire ngo Imana ikweretse ikimenyetso. Bari bazi ko abana bataziga, bari bazi ko batazabona amadiplome, bari bazi ko utazatunga inzu, bari bazi ko utazagira akazi, birirwa bavuga ngo warize ariko nta kazi. Bakugira iciro ry'imigani muri karitsiye aho utuye, bakugira iciro ry'imigani aho washatse n'aho wavutse. Ariko nagira ngo nkubwire ngo ikweretse ikimenyetso cy'ibyiza bagihari. Mu yandi magambo Imana igutabaye, abakurwanyije bagihari. Mu yandi magambo Imana igutabaye, abavuze ko utazabaho bagihari, kandi igutabariye aho bakubona bakabona ko Imana ari igutabaye. Dawidi yavuze aya magambo aranezeza, haravuga ngo unkebuka undebe. Hari igihe umuntu agukebuka akagukebuka kureba nabi, hari igihe umuntu agukebuka akagukebuka gusebya, hari igihe umuntu agukebuka akagukebuka kurwanya. Ariko Imana yigukebutse, igukebuka ikuraho ibyo abantu bavuze, igukebuka ikuraho intambara, igukebuka ihindura amateka. Nawe Imana igukebuke nk'uko yakebutse ikareba aya magufwa, igasanga aya magufwa yarumye, igasanga akwiye kongera kubaho. Nawe Imana igukebuke, nigukebuka urongera ubeho, nigukebuka urongera ugira agaciro, nigukebuka urongera ugira ijambo, nigukebuka urongera ugubwe neza, nigukebuka. Ijambo ryaravuze ngo hari kuriraho byararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Imana igukebuke, igitondo impundu zivuge, Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza, igitondo impundu zivuge, abantu bose batangazwe n'ibyo Imana ikoze. Muririmbyi yaravuze ngo bose bazamenya kubana nayo. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye kuri mwiza, ubereye maso bagutegereje, uri intware ku rugamba, uri ubuhungiro bwacu, uri umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Tugushimiye ibyatubayeho byose, tukurageje n'ibiri imbere. Tugushimye ko twemereye kongera kugaruka mu maso hawe, kandi tukagaruka dushima izina ryawe nirihimbazwe. Tukweretse uyu mwanya mwami w'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe n'ubuzima, ijambo ryawe n'ubugingo. Turasenze kugira ngo uzubane natwe, utugirire neza, utwiteho muri iri jambo ryawe, ukirize mu indwara, utangire mu ubuzima, utangire mu imibereho, bimenyekane kuri Imana, kandi bimenyekane ko ari uduhamagaye mu gihe nk'iki ngiki, kandi bimenyekane ko ugambiriye kudukoresha iby'ubutware. Izina ryawe nirihimbazwe, kandi izina ryawe nirishyirwe hejuru. Urakoze mwami, urakarama, cyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose Yesu. Amina, amina, amina. Yesu ashimwe. Bene data, nongeye kubasuhuza, mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose. Imana nibaha umugisha, Imana nibagirire neza, Imana nibarengere, Imana nibibuke. Banteze amatwi mwese mbifurije amahoro y'Imana. Mukomeze mubane n'Imana, kandi Imana ibereke ikimenyetso cy'ibyiza. Nk'uko bisanzwe muri kumwe n'umukozi w'Imana Pst IHIMBAZWE Theophile, mu bihe byo gusenga, mu bihe byo kubana n'Imana, mu bihe byo kuganira ijambo ry'Imana. Nta kindi kiduhurije kuri uru rubuga, cyangwa se nta kindi kiduhurije kuri iyi televiziyo. Duhujwe no kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, no kugira ngo dusenge, no kugira ngo dutange ubujyanama ku babukeneye. Imana ibaha umugisha. Rero uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo Imana iracyagufiteho umugambi.
nubwo ubona byanze, nubwo ubona ubuzima buri kwanga, ariko hariho ibyiringiro ko Imana yakongera kukurengera, Imana ikongera kukwibuka. Birashoboka ko wabanye n'abantu, abantu ntibakwibuka, abantu ntibakwitaho, kuko abantu ni abantu, ariko Imana yo yambwiye ngo ze nkubwire ngo humura, iracyagufiteho umugambi kandi iracyagambiriye kukurengera. Nubwo ubona ibyawe byatatanye, ubuzima bukaba bwaratatanye, inshuti zikakuvaho, abavandimwe bakakuvaho, ndetse akazi bikanga, imiryango ikagenda, ariko nkuzaniye ijambo rivanga umutima wawe nutuze, Imana iracyari kumwe nawe, Imana itugirire neza. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 37, turasoma umurongo wawo wa mbere ndetse n'umurongo wa kabiri. Umutwe w'amagambo aravuze ngo iyerekwa ry'amagufwa yumye. Bibiliya iravuze ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, asohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukanaho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Reka twongereho n'umurongo wa gatatu, uravuze ngo maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka niwe ubizi. Amina. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Ezekiyeli. Iki ni igihe Imana yasohokanye na Ezekiyeli, imusohokana. Ezekiyeli yari ari mu mwuka, ntabwo yari ari mu mubiri. Kumusohokana rero imujyana mu kibaya, kandi ngo iki kibaya cyari kirimo amagufwa yumye. Kabiri, aya magufwa ngo yari yaratatanye, nta gufwa ryari riri ku rindi. Mu yandi magambo, turi mu minsi cyangwa se tugeze mu bihe ibintu byose byamaze gutatana, ariko nubwo byatatana, hari Imana ijya igarura ibyatatanye, hari Imana ijya igarura agaciro, hari Imana ijya igarura ubuzima bw'umuntu. Bibiliya iravuze ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, asohokana ndi mu mwuka, arangije ngo anjyana mu kibaya, ngo kandi ngo iki kibaya cyari kirimo amagufwa yumye. Aya magufwa yumye yari yaratatanye. Ngo maze Imana ibaza Ezekiyeli, iramubaza ngo mbese mwana w'umuntu, byashoboka ko aya magufwa yakongera guterana akaba mazima? Ezekiyeli aritegereje aya magufwa, asanga aya magufwa yaratatanye, asanga kabiri yarumye, asanga gatatu nta gufwa rikibana n'irindi, kuko igufwa ryose ryari ryaratatanye rihunga irindi. Arangije yitegereje aravuga ngo databuja Uwiteka ni wowe ubizi. Reka nkubwire, ubuzima urimo muri ino minsi Imana niyo ibuzi, imibereho urimo Imana niyo ibizi, ariko nagira ngo nkubwire ngo nyuma y'igihe urimo hari Imana ije guhindura igihe. Nyuma y'amateka uhagazemo hari Imana ije guhindura amateka. Nyuma y'ibyo uri kunyuramo hari Imana ije guca inzira. Warangiza ugashima Imana, warangiza ugaseka, warangiza nawe ugahinduka icyo Imana yakuvuzeho. Bibiliya iravuze ngo Ezekiyeli asubiza Uwiteka, aramubwira ngo Uwiteka we ni wowe ubizi. Reka nkubwire, nubwo ubona ubuzima bwawe bwacanze abantu, bugacanga abavandimwe, bugacanga inshuti, ariko Uwiteka warabizi. Kandi nubwo Uwiteka acecetse, azi icyo ari bukore, azi icyo ari bukore. Nahagera arahindura amateka, nahagera arahindura karitsiye ubamo, nahagera arahindura ubuzima urimo, nahagera arahindura identite yawe, abantu bakuyoberwe. Kuko Imana yacu ntabwo ari umuntu ngo ibeshe, Imana yacu ntabwo ari umuntu ngo yicuze. Ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza ijya ibasha kubisohoza. kandi mwibutse ko nta muntu wavuma uw'Imana itavumye, nta muntu warakarira uw'Imana itarakariye. Iki gihe Ezekiyeli Imana imusohokana byari mu bihe bikomeye, byari mu bihe biruhishe, byari mu bihe abantu babona ko aya magufwa atazongera guterana. Hari igihe abantu bajya bakureba bakabona ko ubuzima bwawe bwarangiye, hari igihe abantu bajya bakureba bakabona ko ibyawe byarangiye, ariko nagira ngo ubwire ngo humura, hari w'ibyiringiro. Nubwo igiti cyatemwa kizongera kibeho, nubwo ubona byanze ariko bigiye kongera kubeho, nubwo ubona bikomeye ugiye kongera
kongera kugira ubuzima, ugiye kongera kugira agaciro. Hari amahirwe ya kabiri Imana igaruye ku buzima bwawe. Hezekiya arangije asubiza Uwiteka, aramubwira ngo Uwiteka we, iby'aya magufwa ni wowe ubizi. Nawe ndagira ngo utangarize iby'ubuzima bwawe ni Imana ibizi, iby'abana bawe ni Imana ibizi, iby'akazi kawe ni Imana ibizi, iby'urushako rwawe ni Imana ibizi, ibya famiye yawe ni Imana ibizi. Ndagira ngo nkubwire ngo umutima wawe nutuze, Imana irabizi kandi Imana izi icyo igiye gukora. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hezekiya gisubiza Uwiteka aya magambo. Uwiteka aramubwira ngo ubwo wemeye ko ari njye ubizi, tegeka umuyaga uve mu birere bine. Uyu muyaga nuva mu birere bine uhuye muri aya magufwa, nurangiza ubwire amagufwa, uyabwire ngo mwa magufwa mwe nimwumve uko Uwiteka avuze. Haravuze ngo igufwa ryose nibisanga rigenzi ryaryo. Reka nkubwire, abantu bavuga nibyemere, abantu bavuga nibikunde, ariko Imana yivuze byose birakunda. Iyo Imana ivuze byose birashoboka, iyo Imana itegetse byose biremera. Haleluya, haleluya. Bibiliya iravuga ngo ategeka umuyaga uva mu birere bine, agitegeka uyu muyaga uvuye mu birere bine, ngo habaho guhuha k'umuyaga. Umuyaga urahuha, uhuha muri ya magufwa, ujye uhuha muri ya magufwa, igufwa ryose rirahaguruka risanga rigenzi ryaryo. Reka nkubwire, Uwiteka arategetse, ibyawe byari byaratatanye, yohereje ubutabazi. Ubu butabazi buje bugiye gutuma ibyawe byari byaratatanye biterana bize bigusange. Ugiye kongera kugira agaciro, ugiye kongera kugira ijambo, ugiye kongera kuba igitangaza, ugiye kongera kuba amashimwe mu bantu, kubera ko Imana ihinduye amateka yawe. Bibiliya yatubwiye ngo arongera aramubwira ati hanurira aya magufwa, maze yabwira uti yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Haleluya. Niba amagufwa yarumvishije ijambo ry'Uwiteka agahaguruka, niba amagufwa yari yaratatanye yarumvishije ijambo ry'Uwiteka, buri gufwa ryose rigahaguruka rikagenda risanga rigenzi ryaryo. Umutwe ugahaguruka, igihimba kikahaguruka, amaboko agahaguruka, amaguru agahaguruka, y'ubwayo akiteranya. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ijambo Uwiteka agiye kuvuga ku kibazo ufite. Iki kibazo ntabwo gikomeye kuruta aya magufwa yari yaratatanye. Uwiteka navuga rimwe gusa biratuza, Uwiteka navuga rimwe gusa ibintu byose biremera. Ngo Uwiteka abwira Hezekiya, arabwira ngo bwira aya magufwa ngo mwa magufwa yumye mwe kabiri kandi yatatanye, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Aya magufwa acyumva ijambo ry'Uwiteka yahise yibwiriza arahaguruka. Hari ibintu bigiye kumva ijambo ry'Uwiteka ku buzima bwawe, nibirangiza byibwirize bigende, nibirangiza byibwirize biveho. Haleluya, haleluya. Reka mwibutse ko nta joro ridacya, na rya rindi ryarakeye. Nubwo ubona bikomeye, hari Imana yagutabaye muri cya gihe cyahise, ubwo abantu babona gutazatabarwa, Imana yarangiza ikakwiyereka. Nubu iyo Mana yakwiyeretse igiye kongera kukwiyereka. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ngo maze ngo agitegeka amagufwa, ngo amagufwa yose araterana, ngo haba guhinda k'umuyaga. Haleluya. Iyo Imana itegetse ibintu byose bijya bibasha kwemera. Ngo igufwa ryose rirahaguruka risanga rigenzi ryaryo. Ngo amaze guterana ayo magufwa, ngo Uwiteka arongera aramubaza ngo mbese Hezekiya we, birashoboka ko aya magufwa yajyaho uruhu, yajyaho inyama, yajyaho imitsi? Haleluya. Hari icyiciro ugezemo abantu babona kutazatabarwa, hari icyiciro ugezemo abantu babona kutazakora ubukwe, abantu babona kutazabyara, abantu babona ko urugo rwawe rwarangiye, abantu babona ko bizinesi yarangiye. Ariko najya nkubwire ngo humura, humura, Imana iragarutse, Imana ikugarutseho, Imana ikugarutseho kurengera, kandi Imana ikugarutseho ifite umutima w'imbabazi kandi ifite umutima w'urukundo. Haleluya. Muririmbyi yaravuze ngo umva uko ajya ntunga buri munsi, ajya ndamira muri ibyo byose. Hararira ngo buri munsi azajyamo imbaraga, kuko ni isezerano
wampaye. Undi arangije aravuga ngo amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa ujye usenga ugire kwizera, ntago amasezerano y'Imana azahera azaza. Birashoboka ko umuntu yagusezeranya ariko ntasohoze icyo yagusezeranije, ariko nagira ngo ubwire ngo Imana iyo isezeranyije irasohoza. Haleluya! Niba yagusezeranije, hagarara mu gukiranuka, hagarara mu kwizera, hagarara mu bihe byo gusenga. Usenge kuko ibihe dusenga mu Uwiteka, ibi bihe bidutarura mu magarara, bikatwigizaho datari, twamara kwigiraho datari tukamuganyira ibyo dukennye byose. Kuko waganyira umuntu akakumvira ubusa, ariko yuganyiye Imana, Imana igikumva. Imana nitugirira neza. Ngo abazezekiyeli Uwiteka aramubaza, aramubwira ngo birashoboka ko aya magufwa yajyaho inyama? Ezekiyeli avuga ngo Uwiteka we, ibi byose ni wowe ubizi. Ngo Uwiteka arongera aramubwira ngo nahanure. Agihanura haboneka inyama, haboneka imitsi, haboneka uruhu. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire, nubwo wabonaga ijoro ryishimye, niwongere ugirire Imana icyizere, kuko uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri, uko yakoraga kera n'uyu munsi niko igikora, kandi uko yatabaraga kera n'uyu munsi iracyatabara. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ngo maze ngo aya magufwa amaze kujyaho imitsi, amaze kujyaho umubiri, ibintu byose bimaze kubaho, ngo haburaga umwuka. Imana nitugirire neza, Imana nitugarukeho. Ngo Imana iravuga ngo niwongere uhanure mu birere bine, uhanure mu birere bine, hagaragare guhuha k'umuyaga, umuyaga winjire muri uyu mubiri. Ngo maze ngo ya mubiri ngo winjiramo umuyaga. Haleluya! Umwuka wera ajyamo, umwuka wera agiyemo, ngo batangira kugenda. Reka nkubwire, nubwo wari umeze nk'uwumye, nubwo wari umeze nk'uwatawe, ariko igihe kirageze kugira ngo Imana yigaragaze. Igihe kirageze kugira ngo abantu bongere bakubone, abantu bakubona ugenda, abantu bakubona ushima, abantu bakubona uhimbaza Imana. Umaze igihe kirekire uri ku gisasiro, umaze igihe kirekire ufite intambara, ariko nagira ngo ubwire ngo Imana iraje kandi Imana iritamuruye. Umaze igihe kirekire imiryango yaragutaye, inshuti zarakuvuyeho, Imana ikugarutseho, Imana ikunumyeho. Imbwira ngo ninkubwire ngo umutima nutuze, Imana ije ukwiyereka. Mama irakwiyeretse, wa musore we, wowe uri murira, humura, Imana iratabaye, kuko hari w'ibyiringiro. Nubwo abantu batakigufitiye icyizere, Imana ikugarutseho. Haleluya! Ngo batangira kugendagenda, iyi mirambo itangira kugendagenda. Igihe kirageze abantu bakubona ugenda, igihe kirageze abantu bakubona ushima, igihe kirageze abantu bakubone Imana yaguhinduriye amateka. Nibarangiza bagufashe gushima Imana. Imana nitugirire neza kandi Imana idufashe, Imana iturengere. Iyo usomye muri Zaburi ya 86, Bibiliya yavuze amagambo akomeye. Murongo wa 16 yaravuze ngo unkebuke umbabarire, umugaragu wawe imbaraga zawe, ukize umwana w'umuja wawe. Uyu ni Dawidi wavuze aya magambo. Mpamvu yasabye Imana kwimukebuka, abantu bose bari baramuvuyeho, asigara wenyine, abantu bose bari baramutayeho, ariko yibuka ko afite Imana, yibuka ko afite Imana igira neza, yibuka ko afite Imana itabara, yibuka ko afite Imana ibohora, yibuka ko afite Imana igikura umutindi ku cyavu, yarangiza ikamwicazanya n'ibikomangoma. Yibuka ahantu yanyuranye n'Imana, yibuka urugendo yagendanye n'Imana. Aravuga ngo nubwo abantu bantaye, ariko mfite Imana. Yinginga Imana, arayibwira ngo Mana unkebuke undebe. Nawe nagira ngo nkubwire ngo Imana igukebuke, Imana ikurebere mu buzima urimo, ikurebere mu ntambaro urimo, ikurebere mu rugamba ufite, igukebuke kurebe. Nirangiza igukize kuko uri umwana wayo. Yakomeje hasi aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bose bakibone bamware, kuko Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Hari umubabaro umaranye igihe, hari umubabaro umaze igihe ugendana, hari umubabaro wagendanye abantu batasi, ugendana umubabaro umugabo wawe atawuzi, ugendana umubabaro umwana wabyaye atawuzi, ugendana umubabaro umugore washatse atawuzi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ikumara uwo mubabaro. Dawidi yaravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Umaze igihe ubona ibimenyetso by'ibibi, umaze igihe mu ntambara, umaze igihe mu
mbabarira, ariko ndakwingingira Imana kugira ngo uyu munsi Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Iki kimenyetso cy'ibyiza Imana ikikwereke abanzi bawe bagihari. Imana ikikwereke abavuze ngo ntuzatabarwa bagihari. Imana ikikwereke abavuze ngo ntuzarengerwa bagihari. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abakwanga bose bakibone bamware. Mu yandi magambo, hari abantu bagiye gukorwa n'isoni kuko Imana igutabaye. Bari bazi kutazatabarwa, bari bazi kutazabona akazi, bari bazi kutazabaho, bari bazi kutazabyara, bari bazi ko umugabo yagiye atazagaruka. Ariko nagira ngo ubwire ngo Imana ikweretse ikimenyetso. Bari bazi ko abana bataziga, bari bazi ko batazabona amadiplome, bari bazi kutazatunga inzu, bari bazi kutazagira akazi, birirwa bavuga ngo warize ariko nta kazi. Bakugira iciro ry'imigani muri karitsiye aho utuye, bakugira iciro ry'imigani aho washatse n'aho wavutse. Ariko nagira ngo ubwire ngo ikweretse ikimenyetso cy'ibyiza bagihari. Mu yandi magambo, Imana igutabaye. Abakurwanyije bagihari. Mu yandi magambo, Imana igutabaye. Abavuze kutazabaho bagihari, kandi gutabariye aho bakubona, bakabona ko Imana ari igutabaye. Dawidi yavuze amagambo aranezeza, haravuga ngo unkebuka undebe. Hari igihe umuntu agukebuka akagukebuka kureba nabi. Hari igihe umuntu agukebuka akagukebuka gusebya. Hari igihe umuntu agukebuka akagukebuka kurwanya. Ariko Imana yigukebutse, igukebuka ikuraho ibyo abantu bavuze, igukebuka ikuraho intambara, igukebuka ihindura amateka. Nawe Imana igukebuke nk'uko yakebutse ikareba aya magufwa, igasanga aya magufwa yarumye, igasanga akwiye kongera kubaho. Nawe Imana igukebuke. Nigukebuka urongera ubeho. Nigukebuka urongera ugira agaciro. Nigukebuka urongera ugira ijambo. Nigukebuka urongera ugubwe neza. Nigukebuka, ijambo ryaravuze ngo hari kuriraho byararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Imana igukebuke. Igitondo impundu zivuge, Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Igitondo impundu zivuge, abantu bose batangazwe n'iby'Imana ikoze. Muririmbyi yaravuze ngo bose bazamenya kubana nayo, bareke ubugome bitabe Yesu. Bazabimenya ryari? Bazabimenya igihe Imana izaba yaguhinduriye amateka. Bazabimenya igihe Imana yagukoreye ubukwe umaze igihe kirekire ubengwa. Bazabimenya igihe Imana yaguhaye akazi umaze igihe kirekire uri umushomeri. Bazabimenya igihe Imana yaguhaye inzu umaze igihe kirekire ukodesha bagusohora. Bazabimenya igihe Imana yaguhaye izangombwa abantu baravuze ngo ntago bizashoboka. Iki gihe Imana izabikoze igitangaza kigiye gutuma abantu bose bahinduka bakamenya Yesu. Haleluya. Dawidi aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abakwanga bose bakibone. Nibamara kukibona bamware, bakorwe n'isoni, kuko Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Buriya iyo umuntu afite umubabaro nta muntu waza kumuhumuriza, kuko hari n'igihe ujya kumuhumuriza ukagira ngo uramuhumurije, ahubwo wowe ukamukomeretsa kurushaho. Ariko Yesu iyo aje kumara umubabaro awumara umaze. Yesu iyo aje gukora ku bibazo ntabwo akemura kimwe avuga ngo ikindi nzagikemura ejo. Abikorera byose icyarimwe, akamara umubabaro, akamara umubabaro. Kuko iyi Mana dufite ibihamya n'ibimenyetso byaba Imana yagiye itabara bari barushye, ikabamara agahinda, ikabamara umubabaro. Bageze muri cya gihe babona ko byarangiye, bageze muri bya bihe babona ko bitagishobotse, ariko Imana ikaza igatabara. Ijya yemera ko ibihe byose abantu babinyuramo. Ijya yemera ko ubuzima abantu bwose babunyuramo. Ijya yemera ikakwigishiriza mu nshuti wari ufite, ikakwigishiriza ku mugabo, ikakwigishiriza ku mugore, ikakwigishiriza mu itorero, ikakwigishiriza mu kazi. Ariko ibyo byose byarangira ikazakwibagiza wa mubabaro wagize, ikazakwibagiza ya marira warize. Dawidi rero iki gihe yari akeneye gukebukwa n'Imana, yari akeneye kurebwa n'Imana,
yari akeneye gufashwa n'Imana. Nawe igihe urimo ukeneye kurebwa n'Imana kuruta uko warebwa n'abantu, kuko hari igihe abantu bakureba bakavuga ngo dore ukwasa, ariko Imana yikurebye ntabwo ikurebera muri ya shusho abantu bakureberamo, ahubwo ikurebera muri ya maraso Yesu Kristo yaviriye ku musaraba Igorogota. Iki gihe Imana igahita iza ikagutabara. Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abantu bose bakwanga bakibone bamware. Ufite abantu bakwanga, ufite abantu bakurwanya, Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo bamenye ko Imana igutabaye ikakumara umubabaro. Imana iragutabaye, Imana ikugaruriye amahirwe. Aya magufwa twasomye muri Ezekiyeli yari yarumye, nta bantu bari bakiyaha agaciro. Nawe ugeze mu gihe abantu batakiguha agaciro, ugeze mu gihe abantu bavuga ko ibyawe byarangiye. Ariko nagira ngo ubwire ngo na nyuma ya zeru Imana irakora. Bibiliya iravuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo ziri. Nagira ngo ubwire ngo iyo yaje gukora ntabwo igisha inama, kuko igishije inama ishobora kugisha inama umuntu udashaka gutabarwa, ahubwo yo iza nk'Imana, kandi yaza nk'Imana igakora nk'Imana, yakora nk'Imana igakorera mu bantu Imana yaremye bakagufasha gushima Imana. Aya magufwa rero ngo yari yarumye. Noneho ikintu gitangaje ngo yari yaranatatanye, nta gufwa ryari rikiri kurindi, ariko byonyine aya magufwa yumvishije ijambo Imana ivuze ikishije mu mukozi wayo Ezekiyeli. Aya magufwa nayo aribwiriza. Nawe ndagira ngo wizerere muri iri jambo, uvuge ngo niba Imana yarateranyije amagufwa yatatanye ikavuga rimwe gusa, buri gufwa ryose rikirukanka rikumva ijwi ry'Imana rigasanga rigenzi ryaryo, wizerere muri iri jambo uvuge ngo iyateranyije aya magufwa nanjye yabasha kumpindurira amateka, yabasha kumpindurira ubuzima. Iyateranyije aya magufwa yatuma nubaka urugo, iyateranyije aya magufwa yatuma mbona akazi, iyateranyije aya magufwa yatuma ngira indwara ndwaye, iyateranyije aya magufwa yatuma amateka yanjye ahinduka, abantu bose bagatangara bakamenya ko mu ijuru hari Imana. Umutima wawe nutuze, haracyariho ibyiringiro yuko Imana yaguhindurira amateka, haracyariho ibyiringiro yuko Imana yakurwanirira. Nubwo wabonaga umuraba ari mwinshi mu nyanja, ariko Imana ije kuwuhosha kugira ngo ubashe kwambuka ufate hakurya. Rero nari nkuzaniye ijambo ry'ihumure rivuga ngo amahirwe yawe Imana irayagaruye, ubuzima bwawe Imana ibugarutseho. Abantu bagiye kukubona witera hejuru, abantu bagiye kukubona ushima Imana, abantu bagiye kukubona haleluya hari ibyo Imana yakoze. Nyemerera rero dufatanye dusenge, kandi dufatanye wizere, nanjye nizere ko hari ibyo Imana yarema ikabiremera muri iri jambo. Twibutse ko abantu bakuza waravutse, ariko ntago bakuza utari wavuka. Rero Imana yikuzi waravutse, Imana ikanakumenya utari wavuka. Hagati y'igihe uzapfira n'igihe wavukiye, Imana yahishamo umugambi w'ibyo izakuremera. Niyo mpamvu abantu bakubona ntibamenye ibyo Imana izakugenera cyangwa se izakuremera, ariko Imana yo irabizi kuruta uko abantu babimenya. Kandi ukuri ibyiringiro byawe mu bantu, ibyiringiro byawe ubishyire ku Mana, kuko Imana niyo idahinduka abantu bose barahinduka, ariko Imana ntabwo ihinduka. Imana uko yari iri ejo hashize n'uyu munsi niko ikiri, uko yahozeho kera n'uyu munsi niko izahora, n'ejo niko izahora. Umuririmbyi yaravuze ngo yeye inkuru n'impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Nawe ufite uko wabonye Imana, nanjye mfite uko nabonye Imana. Twongere tugirire Imana icyizere, n'ibisigaye byose Imana izabikora. Reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu, Imana nkuru, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa, kubwira ijambo turasenze kugira ngo Mwami uhindure amateka. Hari abari bwumve iri jambo barwaye, ubakize indwara barwaye. Hari abari bwumvira ijambo ingo zigiye gusenyuka, ingo zubake. Hari abari bwumvira ijambo abana barabananiye, ugarura abana babo. Hari abari bwumvira ijambo bamaze igihe kirekire ku musozi w'Ubushumeri,
ubaremere akazi. Hari abari bumvira ijambo mwami barabuze uko bubaka ingo, ari abasore ari abakobwa, ubaremere ingo mwami, kuko niba warafashe amagufwa yatatanye ukayateranya, ntago wananirwa gutabara abana bawe, ntago wananirwa kubahindurira amateka, ntago wananirwa kubarwanirira, ntago wananirwa kubatsindishiriza. Ndasenze Uwiteka kugira ngo wigaragaze nk'Imana, ntubahiteho uko ugenderera abandi nabo ubagenderere, uko utabara abandi nabo ubatabare, uko urema nabo ubaremere mu izina rya Yesu. Kubwira ijambo nabo bagira amashimwe, kubwira ijambo nabo ubagurira imbago, bimenyekane kuri Imana. Hari abari bwumvira ijambo bafite ubukene, wamara ubukene. Hari abari bwumvira ijambo bagiye guterezwa amacyamunara, mwami nyir'ingabo wigwatirize kugira ngo ubagirire neza, wereke ikimenyetso cy'ibyiza. Buri muntu wese uri bwumvira ijambo umwereke ikimenyetso cy'ibyiza, umutabara abanzi bagihari kugira ngo batazagira ngo urabeshya, ahubwo ubikorere kuyubahisha, bimenyekane kuri Imana. Urakoze mwami, urakarama, urakoze ukugize neza, urakoze ukuri Imana ishoboye, kandi urakoze uko uteye ubwoba. Tubyambaje mu mazina atatu, Imana Data ndetse n'Umwana n'Umwuka Wera. Amina, amina, amina. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibagirire neza aho muherereye hose. Imana ibagurire imbago, Imana ibarwanirire. Ubaye wifuza gusengerwa cyangwa se ubaye wifuza kugirisha inama cyangwa se ikindi kibazo cyose waba ufite, waduhamagara kuri iyi nimero ni 0784 7784886. Reka dusubiremo 0784 7784886. Ni Pst IHIMBAZWE Theophile. Iyi nomero wayihamagaraho cyangwa se ugahamagara kuri WhatsApp kuko ari nayo iriho. Imana ibahe umugisha, mugira amahoro y'Imana. Shalom, shalom, turabakunda.